cyane ariko Matilda kadirigana n'inzoka mu mwobo ndetse n'imenye se yitwa Matilda sigaye nitwa Samia Suruhani Hassan ye aka kanya zikanzu yanjye ngo usigaye witwa nde nakubwiye ngo nsigaye nitwa Samia Suruhani Hassan kabishywe naragurishije umukeka wanjye nawe waruraye urahuye ara we ubwo sikwamye rero reka nzari igitenge cyanjye ndeko ntari busari bigakuma ndebe ko nasara arakanyumva ndebe maze ndebe ko nasara arakanyumva reka nze werekesha ariko nagorwa usiko wa mugore ari seriye kamwe ndebe noneho mbaka abantu bagira hahuri gawe koko ubwo uri mubi yewe nakubeshyaga none se kamasengesho yawe yishe urayasubiramo urabe umukero rwose yarigeze kure kuyasubiramo ubwo ndayasubiramo kuko aranabimusezeranyije sinamutenguha ahubwo reka ngire vuba ko mfite gahunda ku musigiti Why are you running? Why are Ngao, zirandeze mbona ziri kwirukanka nazabaye. Banza namwe itabi byinshi. Ariko da banza hararibye. Turi dumusitari ukitse mbabarira rwose umishe dore umugore ndakunyica rwose mbabarira rwose ntugakore ku musitari wa karitsiye shasa kuva icara kuri barabasi nkwirukankane turebe ko agufata wayibonye barabasi icara aho twirukanke turebe ko agufata ariko se iyi ni barabasi cyane ikijerekani ariko se ubundi umuntu wambaye imyenda y'abapolisi agira ubwoba bw'umugore ariko nawe uriya mugore wanjye ndabizi ni kabutindi rero ndabona nta bundi buryo naguhishamo reka ngwere kuko mbigenza ugiye kubigenza gute sutama hano ino surujipe irakora akazi irakora akazi reka nzaguhisha nk'uko wabinsabye rwose yewe naguhisha da haragukura hehe Chehese ubu ngubu ariko Matilda nagubwo ko ndakira imbere y'igiciye kagenda ko ntakibona hano ndaguhisha da Akoze uyabizi wari we warubanzanye Yesu Jesus Kibona kirengeye niko madamu njye uranyita madamu urabona nambaye nkawe ariko se wimbwira nabi nta mugabo wanjye banyaca ahangaha iki se ikindi kureba ahangaha Yesu umugabo wawe iki cyo kirakureba continue ndagufasha Omar nakwifatiye Omar nakwifatiye urangizwa neza ariko wa mugore igihe uhereye unyirukankana ntabwo urarambirwa umva mwandezi ndumva ntaguma mu butuna bwanyu reka nicomoke ese ko nari mwitabaje nk'umusitari wa karitsiye ubwo umfashije ikiko nkakorwa nasonishaga umugisha wa ari ucakaho itabaza mwari kunywa satani kandi itabaza uriya n'Imana Matilda ari inzoka